ubgaraje sibyo sawa ndi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi cyogere mu nkuba gituza cy'umunihira umunihira ego nzamamara imirimo y'uburetwa nyihorere nuko byangora kukwereka uwo ndiwe w'icyo gihe sinibagiwe yuko tubana nagutunze bineye gushima uwamayiwe gurya uyu munsi namwe abarengere habereka iyayiro ngabereka iyayiro ngarutseho mana wowe wamaye ubuzima atandukanye n'ibikeri ishimwe ni ryawe ikaze bakunzi mudukunda kandi mudukurikiraho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda abari hirya no hino nanone mu bice bitandukanye by'isi reka tubahe ikaze tuzi ko muri inshuti z'akadasohoka hano ku Mwana TV kandi tuzi ko mudukunda mukaduhoza ku mutima ariko tukanezezwa no kubana namwe mu biganiro byacu byose n'inkuru tugenda dutegura kugira ngo bigende neza kandi binyure imitima yanyu ndizera ko muguwe neza reka mbabwire ngo ibyiza byose mwifuza nibyo natwe tubifuriza iyo ndiho mvuga abasore nditonda nkabanza nkayungurura ibyo ngiye kuvuga ubgaraje sibyo sawa ndi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinwa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi cyogere mu nkuba gituza cy'umunihira umunihira nawumbishije papa tugiye kumwakira ariko bajya baca umugani ngo nta mugabo wivugira ku icumu ry'undi buri wese aba afite irye niko ye karame tuzane ibase tugukarabye cyangwa urahita ego nzamamara imirimo y'uburetwa nyihorere nuko byangora kukwereka uwo ndiwe w'icyo gihe sinibagiwe yuko tubana nagutunze bineye gushima uwamayiwe gurya uyu munsi namwe abarengere habereka iyayiro Jacqueline sibaye kero kiri umwana iyo akarimenya ikibazo noneho bigizemo ni ukuntu umere nta kireba twa tuntu twose nagiye mutsimba ibintu bunkoreye ntacyo bitwara ukiri umwana wigeze watwara ikijumba mu mupira ukizingazingiyemo ibyo se gusa n'inyama hari ababyeyi benshi uyu munsi ajya ku isoko umwana akamubwira ati mama uce kwihahira unzanire ikibiswi abana none y'indirimbo barayigira iyabo ayiraho bukera utayimbiye abana abana ni inshuti zanjye ahantu nakubwiraga muri ya GS usanga abana baho nyine turahuza baba bashaka umuntu ureshya nkabo mu buryo bw'imitekerereze ukareshya nkabo wenda urabaruta ariko ukareshya no buryo bw'imitekerereze icyo gihe muhita muba incumi batanaruki umuntu akwiye kwitwara gute imbere y'abana nibyo nari kuvuga ariko icya mbere cyo ugomba kwisanisha nawe nushaka kumushyiraho amategeko biraba bibi kuko bari afite ikintu ashaka none mureka gikore wowe mubwire ngo ikintu ukoze bari kugikora gutya bari kugikora gutya nibwo mu binshuti nagikora ni iki ni iturize uzajya uza bajye mu mashuga nushaka kwirera nujya kumuhobera ufite ubwuzu
yegere mu mashuri urebe indeshyo yawe uce bugufi umanuke umupfukamire umanuke kabisa ugera ugeze amavi hasi nibyo ubundi umugwe umuhobere kabisa hari abana ngo utamuhaye akabombo utamucika nako ni byiza ko yakagendana cyangwa hari ukundi yakitwara uzi ukuntu boroshye hari igihe ngo nzakaguhejo gusa nyine kukwishyuza ejo n'ejo kandi ikibazo cy'abantu nagiye mbwira ngo arawe njya ncaho bakambwira ngo kazane eti nzakazana ejo nkakazana ejo nahaca ngo si watubwiye ejo nkomeza gutya maka nabo bajye batubabarira bamenye ko isezerano ari isezerano hari umwana nanjye nibutse wakundaga gusetsa cyane rimwe kuri televiziyo bari bafunze amasomo noneho umwana baramwegera nyina azayirukanka ngo arashaka kuvuga ngo aze kwireba kuri televiziyo noneho arangije bamuhaye mikoro ngo ndabanza ngo gusuza ngo mama wanjye ngo kwanza ngo niwe ngo nkunda kurusha abandi noneho umunyamakuru atamubwira ngo banza utubwire wabaye wa kangahe ngo nabaye wa mbere kubera yari afite ibako yaramubwira ngo ni mu banyeshuri bangahe ngo nemvera ngo ngiye kubabara ngo barivangavanga ngo ntibagirwa ko uwo mufeti ndamusuje yongeye kubabara n'abaye bambaye ngiye kubabara barivangavanga abana n'abanyabwenge kabisa ni sawa rero umeze neza nameze fresh turagushimiye kabisa kuba uje ko tuganire ku Mwana TV turanezerewe nyuma y'igihe kitari gito tukwifuza kabisa nanjye narabyifuzaga uze rwose no kuvuga ngo na mata yabyaye amavuta ndakize nimba urakize igisoro se aba barabyumvishije ikibazo ni wowe ni igisoro abana barabyumvishije ikibazo ni wowe mukuru ndakizi twatangiye ubaririmbira ihahiro ego uko bimeze kose bahise bavuga base ni umuhanzi ni umuntu mbese se bimeze bite reka uzingure imvamutima zawe abadukurikiye ku Mwana TV bamenye mu by'ukuri ninde turi kumwe ku badukurikiye nditwa tutu abana uzi ukuntu biboroheye noneho ko byagutse ku bana ntabwo bibagora tutu nawe ndi imyaka ingahe ahita bishobora ndi umuhungu wa mbere mu rugo ndi imfura nibwo babyumva ntangiye umuziki mu gihe kitarambiranye yego ntabwo umwaka uruzura abana bari buze kuvuga izina ryawe ndabizi baraba benshi kwanza dusuhuze uretse gatoya rata mubwire ba dadi n'aba anko n'aba kiniki barebe Jacqueline bayitutu barahita bayikunda ino tubasuhuza abana bari Rubavu hariya ibaze ko naragerayo badukurikiye ku Mwana TV ndabizi bakunda Umwana TV cyane umva utaguze mega ngo uhereze Umwana TV hariya i Rubavu ntabwo bishoboka ntabwo arya ibaze ko yashaka ikintu noneho ntukimuhe nta Umwana blessing turamusuhuje cyane ku Mwana TV ndabizi tutu azagukunda Keria turamusuhuje nawe bombi bari Rubavu ibaze ko musimba suhuza mbere yako dufite n'abandi bana badukunda bari Nyanza Nyanza ya Kicukiro Nyanza mu majyepfo nabo bakunda Umwana TV harimo uwitwa Divine umwana muto cyane umukobwa n'umuhanga yego bose ndizera ko bagubwa neza n'ababyeyi babo uti rero ndi muto cyangwa ndabivuze niwo bivuze uravuze ngo uri muto navuze wowe ni wowe muto numvise wowe ni wowe muto braze ni muto mukuru ni igiti genda gake mu buryo bw'iwanyu mu buryo bw'iwanyu kabisa ubwo ngubwo uburyo bw'iwacu ariko mu buryo bw'iwacu ngewe mu buryo bw'iwacu ndi mukuru hanyuma uravuze uti ni tutu official kuri YouTube yego ntekereza ko bari buze kunyarukiraho ariko noneho aka kanya turiho tuganira hari ukubitaho agahita yikomereza n'ibiki biriho kuri YouTube channel yanjye ubu tuvugana hariho indirimbo 3 yego
hariyo Jacqueline shaba baraza kuyikunda ndabizi Jackie Nina Jackie ni uzi ku mwana ntago wabyumva ntago wabyumva papa niyo ya mbere niyo nari kuvuga bwa mbere Jacqueline yego hariho na Mukaru kumva bikugoye ubwo nibava ku nshyushyu kwanze ko abana badukunda ariko buriya Mukaru iyo umuntu yahaze cyane subizi kwa kundi bajye bakoramo bo baza aho bakora ukatumusomya ka Mukaru bitabicamo cyane niyo ya gatatu ni collabo nakoranye n'undi muhungu bita Big Boy nizo ndirimbo 3 ziriho gusa bitarenze iminsi 14 bari bibona ikintu kijyanye naho u Rwanda rugeze kabisa mu yindi ndirimbo ya kanaharwa ira Jacqueline ababwiraga yego irimo dufote twinshi amakosa menshi niyo mpamvu tugiye kwanda tuyisubiremo dukore another video noneho nyuma nibwo hazaza iyo Mukaru n'izindi nyinshi cyane z'abana nazo zizaza yego bisangamo abana rero murumva ko muhishiwe kabisa kandi ni byiza cyane mukanya twatangiye tuvuga ngo ukiri umwana ariko twasesenguye ku bana ndagira ngo wongere wanzike uvuge ku bana ndifuza ko nubwo turi buze kongera kugaruka no ku bihangano byawe ariko ni kenshi tujya twumva abana ko bagira ibibazo byo kubuzwa ku bijyanye no kuba afite impano kuba ari umuhanzi rwose anabyiyumvamo akiri gato ariko bakamubuza urugero natanga ntabwo ari wenda si mu Rwanda iwacu ariko birashoboka ko naho byaba bihari cyangwa bikazaza nubwo ntararwumva byarabaye mu Bugande hari umwana ndaza kumwibuka nitonze ku myaka 12 yabaye umuhanzi arabikora barabikunda ministry ushinzwe bamwita kitwa nde Fresh Kid ndumva agapeti gato cyane ararapa ndaza kukibuke bamwita Fresh Kid ndumva ndibuka ko ministry ushinzwe uburezi yashyizeho itegeko ngo nasubire mu ishuri cyangwa ababyeyi bazafatirwe ibihano mu byukuri ntago ari uko umwana atigaga kamenya umwana yarigaga gusa ubona ko nyine nabyo byamutwaye yego ariko none hari izindi mpano natwe dufite hano mu Rwanda wenda sinzi ngo watangiye ryari ubuhanzi bwawe mu bigaragara uri muto kuba kubona ariko abana barabangamirwa ndagira ngo ubanze umpera abantu agaciro k'umwana no kuba izi mpano zabo bagakwiye kuzisigasira kuko ndabizi neza ko hari zo bapfukirana ibazo umuntu uri kuzipfukirana tuvuge ni umumotari reka tanga urugero ku bamotari tanga urwo rugero ntacyo bitwaye yego niba ari umumotari ufite imyaka 25 wenda yabyize yatangiye wenda uwo mwuga cyangwa se yayize gutwara moto afite 24 uzi yabitangira afite byibuza 12 uzi urwego bariho abari ahantu hata ubu bari kumuyobora yaba yarabitangiye kera kuko uburambe nibwo bushyira mu itandukanire reka sibyo yaba yarabitangiye kera sibyo ubu naba bari hejuru cyane aha rero umva harenze ariko ntago harenze kuko yaba yarabitangiye kera bari hejuru niyo mpamvu rero umwana niba wowe umubonye mu kintu ukamubona mu iyo mpano hakiri kare cyangwa ikintu runaka kimushyigikiremo ariko ni nkuko nabikomeje mbere abana baraganirizwa ukamubwira ati wowe wibikora gutya bikore gutya cyo gihe umwana agerayo cyane kuko ikintu wagitangiye ukiri mutoya iyo itangiye ukiri muto nta kabuza numara gukura nyine kizajya kikorera birakorera byatari gusa ni ikibazo niba gishingiye ku muco niba ari imyemerere niba ari imyumvire yo wenda birimo biragenda bigabanuka ariko kuko ubu ngubu hari ingero wenda z'abapeti arumva ubona ngubu b'abasitari yego kandi bakiri abapeti bato cyane kandi urebye usanga ababyeyi baba barabigizemo uruhare uzi ko umwana yagutunga wowe urabizi wirirwa urwana n'uburayi n'ibintu amafaranga yo kwishyura inzu ufite umwana ushobora kubigukorera ariko baranahari bafashe imiryango none se dufite ba Fabrice dufite se ba Gasoji dufite ba barahari kandi bafitiye umumaro sosiyete na famille iyo yabonye umuntu rero uhita ubimushyigikiramo akimubona mu icyo kintu cyane ko we buriya nyine nabwo umenya umwana ngo anashoboye iki arega n'umuntu mukuru no kubeshya ngo ikintu aragishoboye atanagishoboye kuko abazi ibyo kubeshya abura amapeti ntabwo ashobora no kukubeshya iyo umufatiranye hakiri kare rero bishobora kubyara ikintu mu buryo buri financial birashoboye cyane yego reka twigarukire rero ku muziki wawe
ugiye mu ngamba ugiye mu ngamba, reka mbivuge muri rwa rurimi rw'umuco wacu. Ugiye mu ngamba kuko hari abandi barimwo, ariko noneho ngira ngo mu isi tuba tugomba gukora cyane, kandi tugakora tudafite abo tureberaho bya bindi byo kuvuga ngo ndashaka kumera nkura, ahubwo wowe ugakora kugira ngo ugere aho wifuza kugera. Ako kantu komojeho kavugeho ngo njyewe ngo ndashaka kuba Bruce Melody. Wabaye uriwe cyane. Reka wabaye uriwe kwera u Rwanda niki Melody kari Melody nawe akaba ari wabaye uriwe, ariko nekeza ko bizagenda bishira. Uko uzashaka kuba nkawe bikakwangira nibwo uzamenya ko wari ukwiye kuba uwo wari uriwe nyine tu. Reka abantu tubabo turibo tu. Okay. Wavuze ko ufite indirimbo 3. Ibyo ari byo byose twamaze gushyiramo link yawe hano. Abantu bagiye hariya muri comment barayisangamo barebe. Uririmba neza. Ye maze bigushimire. Uririmba neza, ariko ubura hari umuntu mujya muganira akakubwira ati nganzo nyivoma hano. Nabikuye kuri data wacu, nabikuye kuri grand frère se, ndongo nasanze iwacu bihari. Wowe bivahe? Nje abantu bituruka muri famille yanjye harimo abantu babikora. Abo rero nibo bantu nyine navuga ko narebeyeho, nanjye mba nabitangira, ariko nta nubwo mu rugo bangoye, kuko mu rugo n'abantu nyine bamaga umwanya. Bino bintu birumva bisaba umwanya, bamaye umwanya. Wego nta bufasha bwa danje bigize bashyiramo, ariko bamaye umwanya. Navuga ngo ngiye ahangaha, ntambwire ngo ugende ibintu bibiri tugaruka, kandi abizi ko ibintu ngiye kujya mu bujana no kumara amasaha 3 nyine baranyumva pe. Ibyo rero bigatuma nanjye mbikora no kuba nanabikunda. Ariko bikomoka muri famille. Okay. Si kuko sinjye wa mbere ndo wa 3. Yego. Ayo ubuzima zigiye kingana iki umaze kuzitegura zino ndirimbo 3? Ni igihe kirekire byatari. Urumva nk'iyo Jacqueline twavugaga, umva imyaka ire yamaze kuzura deja, ariko iri hanze ku karubanda, aho twize ku karubanda amezi ndumva ari 7. Iyo mukaro imaze 4 gutyo, ndatabona iyo nta n'ukwezi kuragera. Kuririmba neza niki cyatumye abantu batakumenya mbere? Ngiye narakubonye yenzaho ngo wibere inshuti yanjye, none biragiye tunahuye turi kuganira. Byagenze bite? Kwa abantu bataramenye, suko ntagerageje inzira zose nyine nacamo ngo abantu bamenye. Izo nzira naziciyemo, ariko nyine amarembo ntago aramfungukira. Ariko nukubiza. Nukubiza. Yego. Ntago nahita mva hano ngo mbite njya handi hadanje nyine. Ntago wagiye mu itangazamakuru? Narigiyemo ngo bigufashe nyine kubigeza ku karubanda mu buryo bwihuse, kuko ibintu byawe byarapfukirana nkurikije uko narigiyemo n'ukuri. Narigiyemo byo ngubwo n'ukuri. Wenda warigiye gukora ibiganiro uwapi vuga ngo iyo chance yo kubona ikiganiro ntago yigeze iboneka kubw'impamvu zitari zanjye. Yego. Iyi mihanda narayirutse wo kabyara, ndacyana yiruka deja ntago birarangira. Reka nkubwire, iyi mihanda uraza kuyiruhuka, kuko izi ndirimbo zawe ngewe maze iminsi itari mike nzumva, nkasubiramo nkongera ngasubiramo. Burya bajya bavuga ngo akaryoshye ntabwo gahora mu itama, ariko jewe ntago ariko byangendekeye. Uzi se ibyo uvuze impamvu ushobora kubyumva ku bantu bose bazumvishe. Yego. Wenda abantu bajya muri comment barebe ibyo wangaya ni ikibazo cy'amafaranga. Cyane kabisa. Wangaya ikibazo cy'amafaranga. Nago wangaya nyine ibijyanye n'imitekerereze nashyizemo n'uburyo ndirimbamo, nta muntu wabiganye. Ku bantu bazizi rero ahantu reka ndakomeza kwita muri GS, bo barabizi. Tujye tuvuga ngo harahiye kuko nyine bo barazumva, kuko niho hantu mbona umwanya haba hari ako gataramo nanjye vuga ngo igiterane. Hari ako gataramo bakamamagara, aha bose bazumvishe byo barabikunze kabisa. Ntabwo ibyo mbwiye na bitindaho cyane niko kuri. Mbogamizi ubwo no kuvuga ngo ni mu itangazamakuru, hari gihe nabo nyine ariko by the way bitavuze ngo no mu itangazamakuru suko hari nabadushyira nabyita ku kagozi ntaguhakanire, akaba yanagushimye akababwira ati ntacyo tuzavugana. Yego.
ayo yabwiye tuzavugana twe tuba tuzi icyo tubwiye. Ubwo biba ari ibyo ntabwo ari byo mvuze mbabarira. Nahise mbyumva. Nubwo byumvishije kimwe ngo nakana akabyumvishije ukundi. Hanyuma ninde modo wawe ushaka kuvuga uti rwose uyu muntu yatumye nanjye numva nkwiye gushinga ikirenge muke hano mu Rwanda cyane cyane abariho twibwirira irwota amasiriho. Ni naho nkunda muziki wawe cyane. Ushaka kumaza ibintu byo hanze ugasanga simari. Se unamwita umuroro modo. Tubwira umuroro modo ariko numva ko ari umuntu w'igitegererezo cyawe. Ahubwo umuntu navuga ngo wantiye kamara ngavuga ati nanjye ibintu nabikora. Turetse nabo muri famille. Menya ari umuhungu ariko menya ataraba umugabo. Syntax abantu baramuzi cyane. Syntax ebana ari nyine nyumva ijwi ryi namenye 2016 ndumva. Yego. Ni nabwo nahise kuko mbere nibiraga mu makorari nyine y'abana gutya n'ay'abantu bakuru wenda ntaravuga ngo giye kumaza ku giti cyanjye. Ariko kugira ngo njye muri secular music byavuye ku ijwi rya Syntax. Nahise numva ibintu akora. Yego. Nanjye nabigerageze. Mbaza ngo ikibabaje twegeze twahura. Tuvurira ahantu muri imbaraga zo kubimubwira. Ariko ari gihe nzamuzira. Ego. Okay. Hanyuma ndibaza ko uko bimeze kose urugendo rwo ruracyari rurerure cyane nkuko wari ubivuze indirimbo n'eshatu kandi rekereza ko ubusanzwe umuhanzi w'umuhanga aba yaramaze kubika nka document. Babwire neza ariko nimuzanyibika yanjye ase wayibika ikumarira iki nanandika nabi. Ndumva baze kugiza indirimbo 50 n'imwe zanditse mu ikaye. Hari hanze 3 kuko ari byo nshoboye. Yego. Oya nibindi bazagushoboza Imana izagushoboza ifatanyije n'abantu. Ko nekereza ko udafite abantu ntabwo bishoboka. Ibintu naba. Okay. Nibyo muri kubitindaho nibyo. Ntabwo mbitindaho kuko ngewe numiwe nabonye umuntu ufite ubuhanga buhanitse ariko kandi unifitiye n'ikizere. Nabuzwa n'iki kukigira. Kuko hari umuntu ubukubwira ati wapigiyewe kabisa nubwo ubibona gutya ngewe nta mizero mfite. Reka ngori kwamba kugira ikizere. Cyangwa hano muri ikizere. Gutungwa kamera gutya nkavuga narabyifuje. Urabyumva? Yego. Kuba ndi kwitungwa nona mfite ibindi nanone ndi kwifuza. Yego. Niyo mpamvu ibi bimbayeho narabyifuje ngomba kubyishime nkabifiringa nyine. Yego. Nibyo nabyo reba nkabifiringa nyine kuko nabigezemo. Icyambere no kwiyakira. Gusa ari jambo melody yavuze abantu banyumve neza avuga ngo kunyurwa niyo ntangiriro y'ubunebwe. Ntago kuba turi kumwe gutya bivuze ngo kabaye ngo umuhungu nagizeyo ngo n'iki wapi kabisa urugendo barugikomeje ibyivuga n'ibyo no muri solo. Urugendo ruracyari rurerure. Okay. Reka tubwire abakunzi bacu b'Umwana TV umuntu wese udukurikiye kandi akabakunda Umwana TV barayakije kabaye umuntu ukunda Umwana TV nanyarukire kuri tutu official. Agende asure urubuga rwawe uwabishoboye nawe narebe muri comment. Hari igihe abantu batajya ngo banamenya naho ziherereye. Reba musi ikiganira aho uri kurebera aya mashusho. Wana wibabeshyira barabizi. Abana abasirimu bahuza abanyarwanda rwego tugezeho. Uruzi igice uraruzi. Iranjyana n'amakuru ufite. Ngewe ndirimba mu ijwi rya gisaza ariko rishobora naho uragira cyane. Arya bakwita nenge kuvanga ijigija we. Cyamateke. Ngiye kwita ijigija. Tutu. Karamel. Wagushimira. Kabisa murakoze. Nimba mu byo tuganiriye nta cyaba kigusobwe ngo cyongereho. Ikintu akenshi nzamara nkivuga no gushimira abantu bose bakinara muri areba kambwa ati wabikora. Abakomeje kumfasha hari umuntu nyera nk'agatice kambwa ati ugiye kwa FM muri producer y'unkorera. Ati fata nk'agahombo gende abarimo ba MOB nago nabarondera ngo bave mu director one dose grey abantu bose umve ngo ndabashimiye kabisa naho kugera ubwo tuzagerayo nta kabuza. Kabisa.
kandi ndashimye kuba mwanumiye. Okay. Urakoze nawe kuba nukuri waje. Tunashimire abakunzi b'Umwana TV aho muherereye hose. Cyane abana. Cyane abana. Abana rero abangaba nibo tubana nabo umunsi ku munsi, nibo twifuza ko ejo habo hahinduka. N'igihugu cyacu kirabyifuza cyane. Ni nayo mpamvu mu ihoterwa ryose uko ryakabaye rikorerwa umwana, nimba urikora ucire birarura, kuko ntekereza ko utazihanganirwa. Uburenganzira bw'umwana burazwi kandi burigaragaza. Icyambere agomba kwiga kandi neza, utavuze ngo nya no. Umwana niyige, umwana niyambare, umwana nagaburirwe, umwana abeho neza. Umurinde guterwa inda cyangwa se guhohoterwa mu buryo bwo guterwa inda imburagihe no kwanduzwa indwara no kwicwa mu mutwe, byose ibishobora kugira aho bihurira. N'ababyeyi bahangana bagahangana abana babareba, nabyo kirazira. Ni ugukorera umwana ihohoterwa n'ibindi. Kumutuma ninjoro umwana akagenda ashikagurika ni icyaha, nacyo gihanwa n'amategeko. Cyane utuma nijoro cyane, uratuma umwana ninjoro ugende umutima utari mu nda, gutuma umwana ninjoro isaha itarenga niyi, ibindi byose naringushyigikiye. Aya masaha ni sawa, tuma umwana hakiri kare, ko nibimara kugera isaa moya buriya riba ryabaye ijoro. Naseka abantu bose babahaka. Oya, buriya rero umwana bundi n'umuntu ukwiye kugira, urabona ukuntu abayobozi bakuru b'ibihugu barindwa. Umwana ukwiye kurindwa n'akagira ama bodyguard. Ako kana abantu batari bakaze ntimubese muhite mubyandika. Kurinda umwana, abantu batari bakaze ni benshi. Kandi umwana buri wese akabijisho rya mugenzi we ku mwana. Cyo nicyo. Sibyo? Yego, ntukabona umwana muhuriye nko mu nzira n'urugero ni ninjoro, wowe uko bimeze kose nimba unamuzi muherekeze, kuko uko bimeze kose uwo mwana afite ubwo cyane, kuko icyo gihe nturi kumwe n'uwawe nawe uwawe ari guhura n'abandi bantu. Yego, ako bajye bakazirikana. Tubashimire rero kandi tubibutse kuzigamira abana muri ejo heza. Ejo heza ni ikigega leta y'igihugu cyacu yashyizeho kugira ngo duteganyirize abana bacu, kugira ngo ahazaza habo hazagende neza rwose. Konte wayifunguza kabisa, biremewe cyane kandi bikagenda neza. No kwizigamira ku bantu bakuru ni sawa, ariko giye aho nkubita umwotso ni ku bana bigende neza. Reka mbashimire cyane, mbashimire kabisa. Ariko nyabuna rwose nturangize iki kiganiro udakoze subscribe kuri Tutu TV, Tutu official na akomeje kwikunda. Imana y'u Rwanda rero banyarwanda iragahorana namwe.